Hano? Sheri uri he? Sawa nguna mu Rwanda gushaka. Sheri. Sheri wahageze se? Ngakira gatebe butenza nakandi tugani. Ntabwo mbwira ndi. Sheri warora hari Chandaho pe nta kibazo. Sheri uzikira mpamaganye ndagiye mu bwe ko mbishaka. Ndabishaka ariko ase kureba hirya ndabishaka. Ibiryo se? Oya Ibiki se ushaka? ndabishaka ariko sibwo mubwatse kujisha ariko ndabishaka bumva ko mbishaka. Ibyisi? Ndabishaka ariko Umura nimba ari ibyisi uzabibona urimo. Oya ndabishaka ariko fata ko mbishaka gusa byumva ko mbishaka. Ni ibiki se? Ndabishaka ariko cyakwiba nk'ibyo bikigiye babaye bati ese ubwo nta matwi ugira ndabishaka. Ase ni ibiki ushaka? Ndabishaka ariko Urashaka ko musohokana? Urajya mu ndakazi. Ndabishaka ariko oya mbwira vuba rero. Ndabishaka ariko Ni ibiki ushaka? ibibizo nta mafaranga nshaka nta biryo nshaka sinshaka ko nsohokana njyewe ndabishaka ariko ubu nk'ubu bikigiye babaye bati ese ibyo mubwira ntabwo byumva cyangwa nta matwi ugira. Aha birakomeye. Ariko nk'ubu bikigiye niba byuzura mu mutwe ubigene nahere avuga ngo ndabishaka aho bigeze no gukunda nazajya ubireka ubu si ikindi cyo kiba kindishije umubiri cyangiza kikagenda yewe mbevuyeho mbivuyeho.